Kristo Yesu akuzwe. Twaje twitwa Korali Abogeza Kristo muri Paruwasi ya Gitarama. Dufitanye umubano wihariye na Radio Maria Rwanda, kuko nitwe twaririmbye misa yayo ya mbere yaciye kuri radio, yatangiye kuri radio. Hari kuri Assumption ku 15 z'ukwa munani mu mwaka wa 2004. Iyo misa ni korali yacu Abogeza Kristo twaririmbye. Kubera iyo mpamvu rero twazirikanye tutuye umunsi Radio Maria iracyariho, natwe turacyariho, nta kuntu gomwe twari dufitanye nayo bwazasibangana. Tuvuga ati turaza n'uyu munsi turavuga tuzigomba ko nuri tuzaza kuyisura aho yimukiye. Icyo gihe nyine yari iri hari hafi yacu yi Paruwasi ya Gitarama, ariko noneho yaje intangaha Kibagabaga. Tuvuga ati katuye kuyisura nkuko twatangiranye, yatangiye tuyireba tureba kugeze aho tuyibungo muri iki gihe. Ariko none tuzadutubire no kwishimira kubera ubutumwa muri rusange itanga bw'abakristo bose muri rusange, ariko by'umwihariko katwe amakorali. Abaririmbyi bacu, abarimu bacu muzika batwigisha ikirizo y'indirimbo, bakatwigisha igitero cya mbere, ariko Radio Maria itwigisha ibindi bitero byose ibindi bikurikiyeho. Hari n'indi banga wenda abantu benshi batazi. Hari indirimbo yitwa Zaburi yo kuzirikana isomo rya mbere. Ni indirimbo ikoreshwa muri rusange kuri Kiliziya y'isi yose. Ni indirimbo igaruka gakeya gashoboka ku buryo nta muntu uvuga ati ngenda yizi nayifashe mu mutwe. Ariko buriya nk'iyo turi buza kurimba misa ya kabiri, Radio Maria tuyitega amatwi misa ya mbere, aho misa ya mbere tukumva neza ya ndirimbo, twongera tukayinoza, twajya kurimba misa tukasanga noneho twayifashe. Kuko n'umwarimu mwiza Radio Maria turayishimira cyane. Twashimira muri rusange nk'abakristo, ariko twongera twashimira by'umwihariko nk'abaririmbyi. Nicyo cyatuzanye hano, kandi twahageze twishimye cyane. Aho yivugira twahabonye. Tuzagaruka n'ikindi gihe. Murakoze cyane. Arakoze. Hanyuma n'umuvandimwe uhagarariye itsinda ryavuye muri Diocese ya Ruhengeri, nabone nayigira imbere aze nawe atubwire